nyakubahwa perezida mu Rwanda n'isi yose. Nanone mbisubiyemo, nyakubahwa perezida w'isi yose na ruda mu Rwanda hose, n'ubwisanzure mu Rwanda hose, n'ubwenjeje mu Rwanda hose, mu itangazamakuru ku isi hose. Ubwo bwisanzure mu itangazamakuru bukora bute? Ndababajije nyakubahwa perezida wa ruda mu Rwanda hose, East Africa hose, Afrika yose, no ku isi hose. Murakoze cyane. Nge Barafinda Sekikubo Fred kuri iyo ngingo naribohoye. Nkuko nitwa Fred ni past tense ya verb to free. To free ni ukwibohora. Freedom ni kwisanzura. Muri freedoms mu bwisanzure. Nanone muri iyo freedom nimwo hazira self liberating, umuntu akibohora. Self liberating in brain is self liberating at heart and in internal heart of human being. Ukibohora ku mutima, ukanibohora mu mutima, ukibohora mu bwonko. Ubwo nibwo buryo buganisha mu kwisanzura hose, kandi muri byose, kandi kuri bose, kandi muri bose, ku isi hose. Ariko none dushingiye hano iwacu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika, kwisanzura no kwigenga ibyose biterwa n'uko umuntu yibohoye. Iyo wiboshe wibana mu bwonko, wibana mu mutima no ku mutima, waribaniye, bivuga ko utibohoye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nta bwigenge waba ufite. Ugengwa n'abandi, ukagengwa n'ibitekerezo by'abandi, ukagengwa n'imirongo y'abandi, kabuze niyo itaba ari myiza. Muri make biba byoroshye kukuyobya no kugushora muri ki na kiriya, kabuze niyo kitaba cyiza. Kibaye cyiza ni kubw'amahire, ariko uburi mu byago bikomeye cyane no mu manegeka mabi cyane ashobora kugushora mu byago bikomeye cyane kandi utashobora kwikura nyuma yaho. Rero ubwigenge n'ubwisanzure mu itangazamakuru mpuzamahanga, usibye kuba ari no ku rwego mpuzamahanga wisanzura hirya hino mu isi hose, aho ugera cyangwa aho utuye, aho wabaye, aho uri, aho uzaba, haba mu kahise, haba mu gihe turimo n'igihe kizaza. Ibyo byose umuntu abanza akabitekerezaho mbere yuko yibohora mu bwonko no ku mutima, noneho no mu ngingo zose zigize umubiri we, noneho amaraso ye akajya atembera neza mu mubiri we wose, yumva ko yibohoye, n'amaraso atayabana, atayatera impanuka muri we. Bityo rero ugasanga ubwisanzure muri we ni bwose, ubwigenge bwuzuye, kabuze n'ubwo abandi baba batabibona, babibona ukundi. Ariko we kuko yibohoye, arakomeza agahanyanyaza muri abo, noneho akababera intangarugero, akababera urumuri rumurika hirya hino mu mwijima yose, no mu mwijima wa cyane udapfa gamenwa n'urumuri urwo ari rwose. Muri make umwijima utamenwa n'urumuri urwo ari rwo rwose, mbese uzana urumuri kamenabihu by'ijoro mu bwonko no ku mutima. Abantu ukababohora kuko wibohoye, ugakora ibishoboka byose
rero ubwigenge n'ubwisanzure mu itangazamakuru. Itangazamakuru ni ugutangaza amakuru yo muri north, east, west, south na muri central region of the state, ubwo ni mu murwa mukuru w'igihugu cyangwa w'akarere k'ibiyaga bigari cyangwa wa Afurika n'isi yose. Ku bw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ubwigenge n'ubwisanzure mu itangazamakuru, ayo makuru niyo mu ndimi za kure bita news. Nimba ari news habamo good news na bad news, amakuru meza n'amakuru mabi, cyangwa inkuru nziza n'inkuru mbi, ariyo nkuru y'incamugongo. Ku bw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ubwisanzure rero ni ukumva wisanzuye rwose, ukumva uri muhira mu bitekerezo, ukumva uri mu bawe, ukumva nta kwibana, nta kwifunga mu mutwe, nta kwikomeza, ni ukwirekura muri byose, ukirekura ukisanzura, ukumva ko ugomba gutanga igitekerezo cyawe, icyifuzo cyawe uko ubibona bitewe n'ubushobozi bwawe mu bwonko n'ingano yabwo, noneho bwaba buke bwaba bwinshi, ariko ugasabwa kuyungurura neza kandi ukabikorana ubunyangamugayo n'ubushishozi bwinshi, ku buryo bitagira uwo bihungabanya, noneho wowe ukumira isebanyabuhanga, witabira gukoresha ikoranabuhanga, hanyuma rikanesha n'isebanyabuhanga iryaba ari abo hafi n'abakure. Noneho iryo koranabuhanga hakabamo isakaza makuru hirya hino hose, hafi na kure, mu bantu b'ingeri zitandukanye, ibitsina by'ingeri zitandukanye, abakuru n'abakene n'abatoya, abakire n'abakene, birumvikana abakuze n'abakiri bato, birumvikana abakora n'abadakora, abazima n'abarwayi, bose ugatangaza amakuru atariho umukungugu. Muri make, amakuru atarimo ubwandu, atariho ubwandu, amakuru atakwanduza andi makuru yatangwa cyangwa yatanzwe, cyangwa amakuru atashobora kuzanduza andi azavuka. Bityo rero ubwisanzure mu itangazamakuru biri mu mutima w'ubwigenge, n'uyatangaza ari independent, afite independence, yigenga kandi afite ubwigenge in top gear, muri vitesse y'urwego rwo hejuru, kandi adakumirwa mu gutanga ibitekerezo, akarusho byubaka uyu nuriya, ubyemera n'utabyemera bimusana, akazanabimenya nyuma y'igihe yaratinze kubyemera, ariko akazashyira byemera, agasanga koko ibyo wamwibwiraga wamwigishaga, agasanga nibyo, nta kintu yongeraho nta nicyo yagabanyaho, ibyo tuvuga no more no less. Ubwo bwisanzure mu itangazamakuru n'ubwigenge, umuturage uwo ari we wese, nk'uko tumaze gusobanurira abaturage b'ingeri zitandukanye haruguru hariya, afite ubwisanzure n'ubwigenge gutanga igitekerezo cye ntikibe cyamugiraho ingaruka. Iyo mvuze ingaruka, ni ingaruka zigaruka umuntu, ingaruka mbi, nta ngaruka nziza zibaho. Kandi ibyo mubimenye, sibye no kubimenya munabimenyere. Mu kinyarwanda cy'abanyarwanda, Gihangangoma ijana yadushegiye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nanone ubwisanzure ni ugutanga igitekerezo cyawe n'icyifuzo cyawe ukurikije uko wowe ubiyifuza, kandi ukurikije uko bibangamirwa nawe ubangamirwa, mu gihe ibyo usaba bidahari kandi ubikeneye, kugira ngo ubwisanzure bwawe bwuzure kandi bugende neza kandi bwubahirizwe. None wumve ko nawe uri iwanyu imuhira, uri iwanyu mu gihugu,
ko wibohoye koko ufite ubwisanzure n'ubwigenge, noneho wigenga kandi wigenga muri byose kandi kuri bose kandi muri bose kandi ibihe byose, apana kuri bimwe. Nkanjye Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza ku rwego mpuzamahanga, ku isi hose, Afurika na East Africa n'u Rwanda, nta mipaka, nta gukumirwa, ubwisanzure, kwambuka nambukiranya imipaka, nzenguruka isi yose mu bwisanzure, kuko nge naribohoye. Nitwa Fred, naribohoye muri byose, kandi ubwibohore bwanjye n'ubw'ibihe byose, apana kuri bimwe, apana hamwe, ahubwo ni hose ku isi hose, ndetse no mu kanama k'amahoro ku isi, muri Security Council. Mvuga gahoro, ubutumwa bukaba bwabageraho kandi bukumvikana cyane, noneho no muri USA to United States of Africa to Leta Zunze Ubumwe za Afurika kabiri. Inge mbivuga gahoro bikumvikana cyane mu baruda n'abarudakazi, ndetse n'utoroda duto tutarafata irangamuntu hirya hino ku isi hose, ubutumwa bw'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, mu bwisanzure n'ubwigenge mu itangazamakuru ku rwego mpuzamahanga, no ku rwego rwa Afurika, no ku rwego rwa East Africa, no ku rwego rw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bityo rero iyo tubivuze gahoro babyumviriza cyane, twabibakundisha gahoro bakabikunda inshuro zikubye kabiri, twabisubiramo bakaryoherwa, bakavuga dore abanyapolitike beza ntangarugero n'abarimu mpuzamahanga bazanye ikosora muri politike y'ikosora. Ubwisanzure mu itangazamakuru n'ubwigenge bwaryo, haba imbere mu gihugu, haba mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa Afurika n'isi yose, umunyamakuru agomba gutara amakuru hirya hino, amakuru yaba ariho umukungugu akayahanagura, byaba ngombwa akayoza akayakesha, hanyuma akayatangaza uko yakabaye amaze kuyatunganya. Ikindi ashobora kuyatunganya ayegeranya nk'uko yakabaye akiriho umukungugu, noneho akabibwira abantu ko ariho umukungugu mwinshi cyangwa muke, hanyuma akayakorera ubugororangingo, umukungugu ukaba uratumutse, noneho uwo munyamakuru agatangaza amakuru atariho umukungugu, hirya hino bakayumva, banayumva bakayumviriza, noneho umwe arayavuga undi akayumva, usibye no kuyumva iyo ugeze Bujumbura uranayumviriza, wayumviriza ugaseka, uganasesengura, ukasesengura neza, udasesereza, ukayavuga uyavuye imuzingo, imvo n'imvano, amakuru yayo ukayivuga aho wayasanze, abo wayasanganye, noneho nabagizemo uruhare kugira ngo ayo makuru avuke, noneho ube wayatara, noneho ube wayatangariza abo hafi n'abakure, abantu bose, abakire n'abakene, abo hafi n'abakure, abasaza n'abakecuru, abafite ubumuga n'abatabufite. Iyo mvuze ubumuga bw'uruhu, ubumuga bugaragara n'ubutagaragara se, ubumuga butwara umuntu akaba kwa muganga cyangwa akahora ku buriri atihindukiza, cyangwa agenda hirya no hino bamuha akato, kandi ibyo twarabibujije. Ubwo ni ubumuga, abantu bamugaza umuntu bagenda bamuha akato hirya hino bamuziza uko Imana yamuremye. Ibyo ni ukumugaza umuntu, mukamuha ubumuga, ugasanga agendana ubumuga, kandi mwe abamugora, abamuzengereza, nimwe mumwongerera kugendana ubumuga.
bityo rero itangazamakuru rigomba gukora akazi karyo mu bwisanzure n'ubwigenge mu kwamagana ibyo byose bakabigisha, kuko abanyamakuru n'abarimu mpuzamahanga ku rwego mpuzamahanga ku isi yose nta mupaka bagira. Iyo bigishije bigisha bose abantu b'ingeri zitandukanye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nanone byongeye kangahe, ibyo byose mu itangazamakuru rigomba kuba rikora nka mwarimu mpuzamahanga utagira umupaka hirya no hino, abarimu n'abarimukazi, ubwo ni abanyamakuru n'abanyamakurukazi ndetse n'abana babo, ubwo bose ni uturuda duto tutarafata irangamuntu tutera ikirenge mu cyabo bakuru, abaruda n'abatari abaruda. Hirya hino mwegeranya amakuru yaba meza cyangwa mabi, ariko yose akamenyeshwa abatuye isi bakayamenya. Usibye no kuyamenya, ameza bakayamenyera, amabi bakanagiriya muri puberi, ahubwo bagakuramo isomo kugira ngo ejo n'ejo bundi hatazagira undi ugwa muri icyo kiziba yitiranya n'ikiziba kandi nyamara ari uruzi rurerure agwamo ngo dumburi akarigita, noneho yarwitiranyaga n'ikiziba, uwo rukaba ruramumize akamirirwa muri urwo rwuzi atarazi yitiranyaga. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, abanyamakuru rero akazi kabo ni ukubahumura ku maso yanyu, bakabacanira amatara magufi n'amaremare, ndetse byaba ngombwa na ya spotlights bakayapigiraho, mukapiga mukareba kure, noneho mwahumuka mu byerekezo byose, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo no mu mirwa mikuru hose. Abanyamakuru bagira itoroshi imurika cyane, haba ku manywa haba nijoro, iyo bahiga amakuru bayashakisha. None ibyo byose bakabyita gutara amakuru atariho umukungugu, bakayatangariza isi yose, kuko ayo makuru abatangaje, none bakayava imuzingi muzini muzinzi, bakayasoma bayahereye ku ngingo zayo z'ingenzi. Bana bato mujye mwumva abanyamakuru n'abarimu mpuzamahanga, baba abanyamakuru kuri radiyo na televiziyo by'u Rwanda, noneho mukakurikira amateleviziyo n'amaradiyo ya East Africa n'ay'isi yose, nk'ijwi rya Amerika, noneho na BBC, noneho mukaba mwakumva na CNN, mukanayireba Fox News, mukasoma rwose, mukajya mukurikira itangazamakuru hose. Birumvikana DW News mu ndimi zitandukanye, kandi amakuru ayumvikana mu ndimi zitandukanye z'ibyerekezo byose ku isi hose, kuko amakuru yasobanura mu rurimi runuru, kuko ushobora kuyatara mu rurimi ruriya na ruriya, noneho ugasanga usobanuye ayo makuru mu rurimi runuru, bitewe n'abo ushaka kuha serivisi inoze kandi yihuse kandi yuzuza ubuziranenge. Ubwo ni amakuru atariho umukungugu, niyo mpamvu bayita news, kuko ni new. Ni amakuru mashasha kandi meza, ni ukuvuga ntaba news gusa, ahubwo aba na good news cyangwa bad news. Amakuru atariho umukungugu n'amakuru ariho umukungugu, ariko yose ari new good news or new bad news. Amakuru masha kubiyemo ingingo z'ingenzi nshasha kandi nziza, nyamakuru mabi y'incamugonga akubiyemo ingingo z'ingenzi kandi nshasha. Ibyo byose abanyamakuru bazi kuyungurura, bafite akayunguruzo mu bwonko bwabo no mu mitima yabo. Rero imitima yabo uko iyungurura kashira igihangano hariya, n'ubwonko bwabo bukasesengura neza, buyungurura bugashira hariya, noneho bakajya kuri desktop muri rwose studio bakayatangaza, yaba studio
y'amashusho cyangwa studio y'amajwi asakara ku isi hose bakayasakaza. Iryo ni itangazamakuru rikora akazi k'imwuga. Noneho bikiva hasi bakubaka pavoma, bakayiva hejuru bakubaka purafo. Rwose ndakubwira igisika cyo kuri iyi si nicyo kibashaka kubatangira cyo mu ijuru, kijya mu ijuru, naho ubundi baba bagera no ku kwezi bagatara amakuru no mu migabane yindi iri hejuru y'uyu wa gatatu dutuyemo. Noneho ugasanga ibintu n'uburyohe bw'akataraboneka. Noneho no mu nda y'isi bakaba bacengerayo kwa Nyamiyonga hose bakaba bakurayo amakuru, ariko buhoro buhoro ku ikoranabuhanga rizaza Yesu ataraza n'abagenzi be ba Nabi Muhammad na ba Buda, Imana itarahasesekara, reka abanyamakuru babe batara amakuru bayegeranye bazayasubiriramo n'imbere mu rukiko rw'Imana rwateranye. Abatangaza amakuru atariho umukungugu bazagororerwa, abatangaza amakuru yuzuyemo umukungugu, harimo ubwandu, harimo isebanyabuhanga, harimo ikoranabuhanga zero, abo bose Imana izabitegereze basuzumanisha ubushishozi, hanyuma irebe igikwiye izafata umwanzuro. Naho banyamakuru beza mwese mutangaza inkuru nziza kuko ari nziza, n'abatangaza inkuru mbi kuko ari mbi, mwese mufatiraho mukomerezaho. Ziba nziza zikigisha, ziba mbi zikigisha umuntu kugira ngo atazayoba agakora ibibi, kugira ngo umuntu nabona ko ari byiza afatire kuri urwo ruzitiro, kuko inyoni nkuru itoza intoya kuguruka. Itangazamakuru ritoza abazaba batangazamakuru b'ejo hazaza bakigana noneho mu gutangaza amakuru nabo bakazafatira kuri urwo ruzitiro, bakazatangaza amakuru meza atariho umukungugu, amakuru akubiyemo iterambere, ubumwe, umudendezo n'umutekano, n'iterambere ryihuse muri demokarasi yihuse y'abaruda, bantu bose bibohora kandi bigenga neza, ubwigenge bukabagirira umumaro n'ubwibohore bukabagirira umumaro. Muri make, self liberating one another until for further notice of the general society of the world. Umuryango kiremwa muntu ku isi wose ugashira wibohora, bose bakibohora bagashira bakizana ku isi hose mu itangazamakuru ry'ubwibohore n'ubwisanzure, kandi muri demokarasi yihuse, mu iterambere, ubumenyi, ubushakashatsi n'ikoranabuhanga rikataje kandi rihambaye ku muvuduko kandi bidateza impanuka. Mujye mutubariza kuri wa@ruda.tk mu kiganiro cy'ubwisanzure mu itangazamakuru, nk'uko umwana yabajije hejuru yashaka kumenya ubwisanzure n'ubwigenge. Ubwo birumvikana ubwisanzure mu bwigenge mu itangazamakuru cyangwa by'itangazamakuru bikwiriye kuba bikora bite, bikwiriye kuba byitwara bite, bikwiriye kuba bimeze bite. Ibyo byose niho ruzingiye. Abana bato muzafatire ku rwo ruzitiro, musura urwo rubuga rugari rwa Ruda, imbuga ngari. Noneho munahamagara no kuri iyi nomero ya perezida nyaperezida Delio President Barafinda Sechipo Fred, the Ruda President, founder and international legal representative. Birumvikana aho muzambona ku Gasaraba 250 78 34 28 622. You can call on my cellular number at +250 78 34 28 622 in all 24/7. I do attend to receive your calls. I'm ever present with my handset. Thank you very much indeed. Murakoze cyane.